Ibihe byiza kuri mwese aho muri hose ku mpande z'isi zitandukanye. Nongeye rero nagarutse kugira ngo turebe uburyo twabyaza umusaruro amahirwe dufite, amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho uburyo wafata amagambo yawe wanditse se cyangwa wifashisha ubundi buryo bw'ikoranabuhanga nka za AI, za prompt zikaguha amagambo, zikagutegurira ibyo wasabye, hanyuma ibyo wasabye biri mu magambo tukaza kubishyira mu ijwi, bityo ukaba wakora content ushaka kuri YouTube nawe ugatangira gukorera amafaranga. Uyu munsi ndabereka akantu ku kandi uburyo ushobora gufata amagambo yawe ukoresheje kandi nanone application zitandukanye, hanyuma ukayabyaza umusaruro kugeza ubonye content uri bushyire kuri YouTube, hanyuma nawe ugatangira gukirigita ku mafaranga. Ikintu cya mbere usabwa ni ukuba ufite telefone iyo ari yo yose, smartphone ifite umwanya uhagije ushobora gusevingaho ibintu byawe ushaka kandi ufite na internet. Ariko nkubwire ko ni telefone iyo ari yo yose ushaka, kuva kuri smartphone ihendutse ya makeya kugeza ku y'ubushobozi bwawe. Ariko cyane cyane iki kiganiro kirareba abantu bafite amacano ya YouTube bifuza ko yakomeza akazamuka kurushaho, bibaza bati se views ziva he, subscribers bava he, n'ibindi bibageza ku iterambere rya YouTube. Ariko n'abandi nabo bashaka gufungura amacano nabo bareberaho noneho bakazafungura bamaze kugira n'ibitekerezo runaka aho bazakura content n'ibizakomeza kubateza imbere. Urabona application yitwa Play Store, numara kuyigeraho wayigezeho neza muri telefone yawe urayikandaho. Nk'uko bisanzwe rero urahita ugera kuri application imeze gutya yitwa Voice Changer, nayo uyishyire ku ruhande. Ubundi agenda nkwereka utuntu tw'ingenzi turi bukenere kugira ngo content yacu ize kurangira. Nk'uko bisanzwe urabizi ko usanzwe ureba cyangwa downloading ama application avuye kuri Play Store. Numara kuyibona nayo uyishyira hano ku ruhande. Hanyuma uraza gukenera indi application bita ChatGPT. Ujye uyumva buri munsi bayivuga, ariko niyo ushobora gusaba ibintu byose, niyo ushobora kuganiriza, niyo ushobora kwandikamo prompt bakaguha ikintu cyose ukeneye, yaba lyrics y'indirimbo, yaba inkuru zitandukanye. Iyi ngiyi nayo rero uraza kuyikenera, nayo yikure muri Play Store. Niba utayifite uyishyire ku ruhande. Ya ChatGPT yacu rero niyo tujya tuyifungure, nitumara kuyifungura baraduha ahantu hameze gutya. Urandikamo iyi prompt, wibwire wenda uti nkorera amakuru y'intambara ya Iran, ariko uyashyire mu Gihinde. Ikukorere ikuzanira ayo makuru yose, ikukorere iyo prompt ariyo turi bwifashishe mu kanya. Nawe uzayibwira ikindi ukeneye ukurikije content ushaka gukora. Baraguha ibi byose wabasabye. Ubu ni mu Gihinde, ni ya nkuru y'intambara ya Iran mu Gihinde. Nurangiza ubifate ubiselectione ukandaho, warangiza ukabiselectiona ukabikora copy, hanyuma ukabiterura nkakwereka aho tugiye kubijyana. Urafungura ya Voice Changer yacu, numara kuyigeraho urabona ahantu agafureshe kakwereka handitse ngo text to voice, nurangiza ukakanda. Baraguha ahantu hameze gutya ariho tugiye gushyira ya test yacu, turayishyiramo tuyipestingemo. Turaza rero tuyipestingemo, tumara kuyipestingamo tukande hariya ngo text to audio. Urabona agafureshe kakwereka, hanyuma niturangiza dutegereze. Ubu hano nyine application irimo irabihindura, birimo birava muri ya magambo twapestingemo bijya kuduha audio y'amakuru. Iyo imaze rero kubihindura
ikuzanira ahantu hameze gutya harimo amajwi atandukanye, wowe ugenda ukanda kuri buri jwi, niba ushaka ijwi ry'umwana, iry'umugabo se, iry'umusaza, niba ari nk'amakuru ushaka kuvuga, iyo audio ushaka kwiza ari amakuru cyangwa ari ikiganiro runaka, mu ijwi wowe ushaka niho ushyira, wamara kuhashyira ugakanda save. Urabona hari ahantu herekana save hejuru, hanyuma audio yawe ukaba wayibonye. ईरान के एक छोटे शहर में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। वह केवल 15 साल का था, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसके देश में हमेशा शांति रहे। एक दिन शहर में खबर फैल गई कि युद्ध शुरू हो गया है। लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। स्कूल बंद हो गए और कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। आरिफ अपनी माँ से बोला, माँ, लोग युद्ध क्यों करते हैं? अगर सब लोग बात करके समस्या हल करें तो क्या बेहतर नहीं होगा? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, दुनिया में कभी कभी लोग गुस्से और डर में फैसले लेते हैं, लेकिन याद रखो। Iki rero cyari igice cya mbere. Ubonye ko namaze kubona umunyamakuru urimo kuvuga nk'inkuru yanjye nateguye, iriya twateguye nyine mu Gihinde uko twabihuje. Hanyuma igice cya kabiri tuzareba noneho uburyo ushobora kubikorera muri application editing cyangwa ikora amafoto, ugafata ya majwi yawe ukagenda uyahuzahuza na clip, hanyuma ukabona content. Turabashimiye.